turabashuje rero abakurikiranye Genesis TV nkuko mubimenyereye rero ni Hategekimana Claude Zakayo abandi mu nzi nka mbere y'inzungu. Uyu munsi rero navuga ko singiye kubwiriza ahubwo twagize amahirwe yo kugira nabyita umugisha udasanzwe wo kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana akaba atuzaniye ubuhamya buri bwubake abantu benshi. Ubu buhamya abantu bagiye babisaba inshuro nyinshi ko byibura yahigerera, reka tumwakire mu byubahiro bye abibwire ubundi rwose ubuhamya karibu rwose. Murakoze nkuko muri kubibona cyangwa muri kutwumva cyangwa muri kutureba, umukozi w'Imana Zakayo cyangwa mbere y'inzungu nkuko abibabwiye, ni kenshi abantu bagiye banshaka kugira ngo bagezeho ubuhamya, ariko mbere yo kubagezaho ubu buhamya, mbere ya byose reka mbibwire, nitwa Evangeliste Rudasingwa Jean de Dieu, guturuka mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, ariko umurimo w'Imana ni mugari nkukorera mu gihugu cyose, niyo mpamvu mutubona turi Kigali. Nkaba ndi umugabo wubatse ufite abana 4 n'umudamu umwe, nkaba ndi umukristo muri Maranatha Mission. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Imana imuhe umugisha rero abakunzi ba Genesis TV. Urwose ubu buriya baba bashaka kubabwira ubareba neza bakurebe kabisa. Imana iguhe umugisha. Rudasingwa Jean de Dieu, uri muntu ki, urubatse, wavukiye hehe, mbese dukeneye CV yawe. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Nkuko mubivuze, ndi umugabo nkuko nabibabwiye, nkaba naravukiye mu cyahoze ari komine Sake, ubu habaye umurenge wa Sake, akarere n'Ingoma. Nkaba mvukira aho ngaho ku bantu bazi izina rizwi cyane muri iki gihugu bahita Rukumberi. Muri Rukumberi ni ahantu hanyuzweho n'amateka atari meza ajyanye na jenoside, turaza kubiganira. Aho muri ako karere ka Ngoma niho nkomoka mu murenge wa Sake. Murakoze. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Se baracyariho? Ufite ababyeyi? Se urubatse uri umugabo gutyo? Murakoze. Ndubatse, ndi umugabo, mfite abana 4, mfite n'umudamu umwe. Aho Imana yampaye inzu ni mu karere ka Bugesera, ahantu bita Mayange. Mu bigaragara cyangwa mu byumvikana nuko nkomoka mu muryango w'abana 12, ariko tusigaye turi abana 4 na mukecuru umwe bamwita Sara Kangabe, uwo ni mama wanjye aracyariho. Ariko data yarapfuye, nabo twavukanaga na bakuru banjye bazize genocide. Ariko shima Imana kuko torero no wavuze ngo igucunda igushakamo amavuta kuko ari bwo buhamya bw'ejo hazaza. Ni karibu rero ndababwira ubuhamya bwanjye bwose, ntimugire ikibazo. Murakoze. Bakunzi ba Genesis TV rero murabibona ko turi kumwe n'umuntu kandi murumva ko arashyitse. Rudasingwa rero ni karibu, uburisanzuye kuri mikoro. Imana iguhe umugisha, mwatubwira ubuhamya bwanyu. Murakoze. Murakoze. Bijya biba byiza iyo ubwiye abantu ubuhamya uhereye mu buto bwawe ukageza naho Imana ingejeje cyangwa mu myaka yanjye, ugahera mu buto cyangwa mu ruhinja. Bijya bibera abantu inyigisho, kuko abantu muri iyi minsi bababajwe n'ikigerageza. Ariko ndagira ngo mbatangarize, nimwumva ubu buhamya, ikigeragezo uramenya ko ari ishuri, wisobanukirwe ko arejo bundi ushobora kugisohokamo. Ubwo ngiye kubabwira ubuhamya bwanjye ntangira mbasomera ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ibice 9 umurongo waho wa 11, kugira ngo tubabwire ubuhamya twiragije n'Uwiteka. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, uri rubashubasha ibitabashika, uri Jehova Nisi, uri Jehova Lava, uri Jehova Shaddai, uri Arufa ukaba na Omega, itangira ukaba n'iherezo. Niwe watangije umurimo, ni nawe uzawusoza. Uwiteka wera wa Isirayeli, udushyigikire mvuge mvugishijwe nawe. Nyagura ku ngoma Imana, amavuta y'Uwiteka atubeho. Nyagura ku ngoma Imana, nciye bugufi ushyirwe hejuru. Naba ari nge abari ugaragara none iteka ryose mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, shalom. Amahoro y'Imana rero bakristo bavandimwe mu nteze amatwi cyangwa muri kundeba, amahoro y'Imana bane namwe. Twababwiye ko tugiye gusoma muri Zaburi ibice 9 n'umurongo waho wa 11. Haragira hati, haravuga ngo abazi izina ryawe bazakwiringira,
kuko Uwiteka utareka abagushaka. Amen. Wambaza ngo iryo jambo rishatse kuvuga iki ku buhamya bwawe? Iryo jambo ngo abazi izina ryawe bazakwiringira. Uyu ni Dawidi wabivugaga. Dawidi yari insuzugurwa mu muryango w'iwabo. Nanjye nk'uko nari insuzugurwa mu muryango wanjye ku buhamya ngiye kukuvunguriraho uyu munsi. Ariko ndagira ngo nkubwire ikigeragezo urimo uyu munsi mwene data. Uyu munsi gishobora kukubera igisubizo nk'uko nanjye nasubijwe mu kigeragezo. Uwiteka bashyigikire abaho umugisha. Reka dutangire ubuhamya bwanjye. Nk'uko nababwiye nkomoka mu karere ka Ngoma ahitwa ku murenge wa Sake. Ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba? Ya, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Niho nkomoka. Nkomoka mu muryango w'abana 12, ariko kubera ibyabaye namwe muzi cyago cyagendereye igihugu cy'u Rwanda bita genocide, cyakozeho umuryango wanjye muri 12 muri abo bana. Ubu dusigaye turi abana 4. Genocide iba wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 10, gato haburaho amezi nk'abiri 3 ngo ngire 11. Urumva ko nari umwana usobanutse, uzi ubwenge. Nari umugirigire. Murakoze cyane. Ubwo genocide rero itaraba, natangira mbabwira mu buto bwanjye. Data yavutse mu 1944, mama avuka mu 1952. Ariko papa ntakiriho. Ariko akiriho muri ubwo buhamya ngiye kubaha. Data yabayeho umusirikare ku bwa leta ya Kayibanda. Nari umwana babyumva ntimugiye ngo nari ndiho, ariko ubuhamya bajya bacumuga no mu Kinyarwanda uticaranye na sokuru ntago wamenya icyo so yasize avuze. Ubwo data twajyaga tuganira. Uticaranye na sokuru na sokuru ntumenya icyo so yasize avuze. Bivuze ngo iyo wicaranye n'abakuru bakugira inama, bakubwira ibyo utazi nawe kugira uzabibwira urubyaro rwawe. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ubuhamya butari pirate, ubuhamya butarimo mosiyo, ubuhamya butari ibihugu bw'ibyambayeho ngewe, atari babandi bongeraho butamwa nagenda nka babandi abisi uko babivuga. Ni ubuhamya bw'umukozi w'Imana Evangeliste Jado ku byamubayeho, kugira ngo nawe bikubere icyizere cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Nukuvuga ngo rero data nabibabwiye ari umusirikare ku bwa Kayibanda. Igihe kiragera baza kumusezerera ku bwa leta ya Habyarimana. Yari umukuru w'abapolisi, bamwitaga brigadier. Yarakomeye. Igihe cyaje kugera rero abana yipeje, kuko yapfuye ari yipeje. Ubwo rero igihe cyaje kugera, burya iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye. Data yakundaga ikintu bita gatama bisi bakoresha uyu munsi. Amazi niko bavuga imvugo z'iki gihe. Yanywaga inzoga kurenza uko ubyumva wowe. Mbese abo yayoboraga nibo babisi. Na mama umbyara sininya kubibabwira, yakubitwaga ndeba. Mama yariye ndembo. Mukobwa w'uyu munsi bakubikuza urushyi ukava mu rugo, ntago z'ubuzima. Ababyeyi bacu bahuye n'ubuzima my friend. Data yarasindaga agakubita mama. Ndabyibuka igihe kimwe, impamvu ntajya ntinya kubwira abantu ubuhamya mbagira ngo bihangane nkuko nihanganye. Data ntago yanyemeraga mu bana 12. Nari umwana wa 7. None se Jado, aho ngaho ntaguciye mu ijambo, aho ugeze ndumva hakomeye. Ni iki gituma so ataravugaga kuri umwana we? Impamvu rero data atavugaga ko ndi umwana we, nge nari umuntu wanga ibintu by'ubusinzi mu rugo rw'iwacu, nubwo narakana gato cyane. Nkanga ibyo data akora. Kandi ikindi cya kabiri, si ukwigirizwaho nkana cyangwa kuca ku ruhande ngo mbe nababeshya. Nari umunyabwenge n'Imana irabizi. Narushaga ubwenge abana tuvukana. Ibyo nkora byose abantu bakavuga ngo uriya mwana azaba ukomeye. Urya yo uzaba ukomeye, jya utegura ejo hazaza hawe, wera imbuto zikuriye abihannye. Yanzizaga ubwenge bwanjye. Ariko Imana ni wowe wavuze ngo naka gasura mfite ni Yesu wakamaye. Ni ukuri pe. Abankurikiye murabona nari mwiza cyane. Haleluya. Noneho sasa papa abwira mama ngo uwo mwana wamuzanye umutwite n'umuzanano ntago ari umwana wanjye. Icyo kintu rero kimbere ngoma imbogamizi mu mutima wanjye. Ndi umwana, urumva umwana w'imyaka 9-10. Genocide nakubwiye ko yateye mfite imyaka 10 ishyira 11, ariko icyo gihe nari mfite imyaka 9.
data ambwira ayo magambo, baza no kubipfa na mama aramukubita. icyo gihe ndabyibuka. wumva igikomeye kiri muri ubwo buhamya, inama iraterana y'umuryango. Rero baravuga ati rero uyu mwana Jado naryiswe maze gukura nitwaga Rudasingwa, ati uyu mwana Rudasingwa reka tumwihera abamurera kuko ndabona mwe mudashoboye kumurera. Ndabyibuka mu rugo habaga moto bitaga tefu y'umweru, hari imodoka bitaga gikeri ya vewe, ubu ni Golf Surf Wagon ziwanyu. Yes, uno kuvuga ngo wiga ugenda mu modoka. Sinigeze njya mbwira abantu, ntago nize kugenda n'ibirenge ngeze muri Kigali, ntago nagendaga n'ibirenge, nagera n'imodoka y'akarere giye ku ishuri. Ariko buri Imana ifite impamvu. Oya nawe irazifite mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero ubwo inama yarateranye, data ava ku kazi. Ndabyibuka escortier bamwitaga Bujeni, yari umupolisi umwe escortinga. Baraza, data yasinze icyo gihe. Ndabyibuka yari yagabye isambu, yayihaye umukonabure yo ku irembo, yayigabye ku ikazi imwe ya Primus. Noneho ndigaragaye ndavuga ati papa ntago washobora kuyijyamo, iyo sambu ni iya mama ntago ari iyawe. Ati muraho nyumvira cya kinyendaro, mumbabara bankurikirana. Iryo jambo bakoresha kera hari ubujiji, ariko turi muri viziyo y'Imana. Ubwo birangije data arankubita. Ndabyibuka nari akana gato, aramfata anjugunyira mu kirere kugira ngo nikubite hasi ubuzima bwanjye buhite burangira. Escort Muhati na Escort Bujene niwe wayisagira gute ansama. Namwe murabyumva, umuntu agutereye mu kirere ho kugira ngo upfe, byari umugambi w'Imana. Bujene aramfata, Imana muri iruhuko ridashira, ubu yitabye Imana azize urupfu rusanzwe. Kirya gende muri studio hari aha twari turi yarakiriho. Ababwumvishije muri ku nkoramutima cyangwa kuri radio Umucyo batumva ko natanze ubuhamya mbabwira ngo aracyari Imana ibaho umugisha, bakumva nanone ndivuguruje ngo yapfuye muri iyi minsi, Imana imuhuri huko ridashira. Birangije amaze kumfata, mama abona bikomeye. Hari umukonabure bitaga Muhati Kananura, yari konabure w'akarere ka Sake muri iyo myaka nyine. Ubwo birangije niwe waje aravuga ati Sara Kangabe, uyu mwana aho kugira ngo mumupfe mumunyihere njye kumwirerera. Cyo gihe nari insatire jenoside igihe cyari kigiye kugera, urazibizi ko yabaye mu kwa kane, nigiraga gukomezwa nzahabwa Ukaristiya. Ubwo birangije Muhati arantwara Kananura, amaze kungeza iwe bahangurira ibintu byose bikenewe by'umwana uzahabwa Ukaristiya. Aracyariho? Oya, yarapfuye mu gihe cya jenoside, Imana imuhire huko ridashira. Ubwo birangije umuryango uraterana, barantanga ndagenda. Baragutanga uva mu muryango, baravuga bati nagende ujya kurererwa mu wundi muryango usize so na mama wawe. Cyane maje kugenda ngerayo, maze kugerayo ntibyatinze. Muri uwo mwaka nyine murabizi ibyagwirira u Rwanda, jenoside yahise itangira. Iraba baheraga ku rugo. Icyo gihe reka nkoresha iyo mvugo, turabizi ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe ubwoko bwahirwaga bwari ubwoko bw'Abatutsi. Nanjye nibwo nari ndimo. Bahereye ku bantu bakomeye, nkuko nababwiye ngo iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye. Twari abantu bakomeye, urabyumva, iyo uri ukomeye urashakishwa. Ubwo bahereye kuri uwo mugabo wari umfite kwa Kananura Muhati, baramwica. Bamaze kumwica batsemba umuryango we, nta n'uwasigaye wo kubara izina, wo kubara inkuru. Niho narindi. Ariko ngewe Imana yampaye imbaraga, imana ubushobozi, imana ubwenge, suko narushaga abandi ubwenge. Nukuvuga ngo nari muremure nkuko mubibona, narirukanse nsiga igitero cyari kije kutwica. Nje maze kugisiga ngenda nyura mu bintu by'ibyatsi by'amasaka, ibishyimbo byari byeze n'amasaka n'amakawa. Ndagenda njya mu rugo iwacu, ndavuga ngo data ari peje, yabayeho n'umupolisi n'umusirikare, ahari ashobora kuba afite uburinzi. Niko natekerezaga muri mind yanjye. Ubwo birangije nageze mu rugo, sanga mu rugo igitangaje cy'Imana. Nasanze mu rugo inzu bayikuyemo inzugi, hateretsemo ikibumbano cya Bikira Mariya. Niko abanyagatsika bavuga, ariko nanjye niko mbibona kuko ni ibishushanyo, ni igishushanyo, ni nka stati, ni nka stati, ni igishushanyo bitiriye Bikira Mariya nyina wa Yesu, atoye icyo kibumbano cy'umwana bitirira Yesu. Bikira Mariya yateruye Yesu kuri iyo shusho, kuri iyo shusho.
muri mayindi yanjye kuko nari umukatolika ndavuga nti Imana ishimwe ko niba mbibonye ni ikimenyetso cy'ibyiza ku bugingo bwanjye. Ariko hagati aho inkotanyi zari zigeze aho bitazarwamagana n'izaza yuri aho ngaho ku karere ka Sake, ahasigaye ari umurenge wa Sake aho nkomoka. Iyo uhari aho iwacu ureba hakurya nk'uko turi kureba ku kibuga cy'indege, ukabona aho ngaho uwo musozi niho inkotanyi zari zigeze. Ubwo hari umugabo, buretse nta guca inyuma gatoya, iyo shusho wayirekeye aho warayitoye byageze? Iyo shusho reka nkusetse rero narayitoye, ndavuga ati Imana ntacyo nyibaye. Igitangaje cy'Imana hagati aho nahise njya ngendana n'igitero cyari kigiye kwica kwa padiri niho abatutsi benshi bari bishe. Murabizi aho natangiye mbabwira ngo uticaranye na sokuru numenye icyo so yasize avuze. Kera batubwiraga ba data ko iyo mwahungiraga mu rusengero cyaziraga igitero kujya kwica abantu bari bahungiye mu nzu y'Imana, yari sakirirego. Ubwo rero abantu benshi niyo bambu bapfiriye mu nsengero, bose bari bagiye mu rusengero muri paruwase Rukoma n'ubirahari iyo eglise bahungiramo, njyayo nanjye. Ariko igitangaje cy'Imana nagendanye n'igitero kigiye gusahura. Mageze nsanga uwitwa Ivode Mwanango bamwishe, ari padiri wungirije padiri mukuru bitaga Michel, bamwiciye Kibungo muri ekonomi. Ubwo birangije ndavuga ni bwo padiri yapfuye babishe, ubu birarangiye. Basohoraga abantu bajya kubica kuri station ku Mugunguzi ureba ikiyaga cya Sake. Mu gitangaje na mushiki wanjye niho yaguye. Igitangaje cy'Imana n'iyi saa muri Ubuhamya mugiye kumva, hari benshi bari bukomereke, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, bavuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Haleluya. Igitangaje cy'Imana ndagira ngo nkutangarize, muri abo bantu bicwaga n'ubu hari abaneze amatwi bari kunyumva. Didansiya narimo mu barokotse, Imana imuha umugisha n'ubu arahari. Umuhungu we arahari bamwita Butera, ari mu batabaye igihugu, mu babohoye kino gihugu cyacu. Imana imuha umugisha, ubu yagiye mu buzima busanzwe, yari kapiteni n'ubu aracyari kapiteni nubwo yagiye mu buzima busanzwe. Ndashima Imana kabo bantu. Ubwo abo bantu mba mbavuze kugira wowe kumva ubu buhamya utavuga turamugabo ari kudupfunyikira amazi. Abo baba bagabo bo guhamya. Igitangaje cy'Imana rero nanjye najyanywe mu bagiye kwicwa kuri uwo mugongo. Usubiye inyuma gato, urumva umugenda wari uri kumwe n'igitero. Muri icyo gitero nta bantu bari bakuzi bari barimo? Bari barimo. Igitangaje niho ngiye kubabwira, bari barimo. Ariko kuko babonaga ntari umutamiro niko navuga kuri bo, babonaga isaha n'isaha nta wundi bubacikire. Kandi ubwo nari nigemuye, bo nge nari nzi ko ngiye guhungira muri eglise, kumbi nari nigemuye. Mu yandi magambo niko navuga. Birangije tugeze aho ngaho dusanga bari kwica abantu. Mushiki wanjye bamwicishije ibisongo mu maguru, ndeba gutya, yicwa n'umuntu simuvuze izina tujye tugira ubwenge, ariko arahari. Ni inshuti yanjye magara uyu munsi, abaneza amatwi cyangwa bari kundeba. Ni inshuti yanjye naramubabariye, yagize ubutwari bwo kunsaba imbabazi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarire. Muri make ni bwa bumwe n'ubwiyunge twashishikarijwe kuva igihugu cyafatwa n'icyahoze RPF, bakagifata bakadutoza kubabarira, gutanga imbabazi, tukabana n'abo twahemukiye, abo twiciye imiryango yacu. Gusa ni ikintu kibaye gikomeye cyane, ariko Imana iguha umugisha kuba uwo mutima w'imbabazi warakuvuyemo. Imana iguha umugisha. Nongera gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame, udushishikariza kubana n'abantu bose amahoro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, akadutoza kubabarira abaje batugana, tugatanga imbabazi zitarimo uburyarya. Umukuru w'igihugu Imana imuha umugisha n'umuryango we, kuko nanjye nubakiye kuri izo mbabazi yatanze. Urwo rukundo ahorana yarutoje abana be, arutoza n'abanyarwanda nanjye muri rusange. Nkomeje ikiganiro rero, ni ukuri nashingiye kuri izo ndangagaciro umaze kuvuga, muha imbabazi. Kandi igitangaje cy'Imana mugiye kumvira aho hantu, data yaratwitswe, bamusutse esansi n'amashara baratwika. Iyo tugiye kwibuka ubwo ni ukuvuga amasengesho, ntago umuyonga ntago twawushyinguye. Icya kabiri, mukuru wanjye bita Twagira Yezu
bamutaye mu Kagera. Uwamutaye mu Kagera n'iyi saha ni inshuti yanjye. Mu by'ukuri murabona ko nta soni binteye, uri muri njye arahambaye. Haleluya. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu. Haleluya. Abari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Ibindi byose akabihindura bishya. Haleluya. Jesus Jehovah nisi. Imana icyubaye. Haleluya. Twari tugeze rero hariya, igitero nawe cyari kikujyanye ku mugunguzi. Aha, niho ndi kubabwira. Okay. Tukigera kuri uwo mugunguzi harapfuye benshi, hapfuye ba Sirasi, hapfa ba Celestini, watangaga essence kuri station y'abapadiri baramwica, bica deregiteri bitaga Naganda, bafata igihanga cye bakigereka ku meza kumugunguzaho, bafata icupa rya Primus baramubwira ngo ngaho ngera unywe Primus wumve ubwicanyi bw'indanga kamera udafite Yesu wakubatuye. Ndagira ngo utangarize nta mbabazi ushobora gutanga, ariko kuko Yesu yatubatuye yaratubwiye ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza ngo abazemera abo ngabo babatizwe. Haleluya. Niyo mpamvu rero umuntu udatanga imbabazi ndagira ngo nkubwire uyu munsi wige gutanga imbabazi, kuko imbabazi zishobora kukubera igisubizo. Haleluya. Haleluya. Ubwo tugeze aho ku mugunguzi kiraho gusabiye umugisha Imana y'amahoro ndawakiriye. Haleluya. Ubwo tugeze aho ku mugunguzi, igitangaje hari igitero cyaturukagaho bitarubago, ni nkuko twaba twicaye hangaha abari kuhabona kuri Jeunesse TV, abandi igitero kiri guturuka nka Kicukiro hariya ku isoko kije kwica bari ahangaha. Ubwo igitangaje cy'Imana rero, abaje kwica bahise bavuga ngo iyo nzoka irakicayeho, nari nicaye ntegerejwe gutemwa. Iyo nzoka irakicaye ikora iki? Birangije uwo muntu wishe mushiki wanjye amushinyaguriye, igitangaje cy'Imana yankubise umugeri, arambwira ngo genda uzagwe ku bandi. Arambwira ati nugera hariya wihishe mu gihuru ndahagusanga. Numvaga ko ibyanjye birangiye. Ibaze nawe umwana w'imyaka 10 ushyira 11, nubwo twari dufite ubwenge, ariko kubera ibyabaga umuntu yari yamaze kurwara toroma. Ubwo birangije ndabyibuka banteye icumu riramusha rica ku gutwi, ndirukanka cyane ndabasiga, n'imbaraga z'Imana ntago ari nge wabasize. Ngera ahantu munsi yo kwa padiri, twebwe twahitaga mu kirima, abari kuntega amatwi, bari kunyumva, bari kundeba barahaza, abo tuvukana barahazi, n'abaturiye Isake barahazi. Ndihisha maze kuhihisha, barangije icyo gitero kiraza kinyuraho kikajya kijomba icumu kikajomba icuma handimo hagati, kubera ko Imana indinze. Kuko iyo uzaba ukomeye uca mu bikomeye, wa muntu washinyagure mushiki wanjye arahansanga. Imana imuhe amahoro n'imigisha, hari ari kunyumva. Ni na professeur, Imana imuhe umugisha aho navuze. Haleluya. Nzaguhuza nawe. Amina. Ubwo birangije yaraje arambwira ati urabizi dore bene wanyu bageze mu gihugu, bafashe igihugu. Uwo bitaga Depite Sylvain Mutabaruka yari afite umugore w'umututsikazi, ariko ntiyamutanze kuko niwe wari perezida w'intere hamwe, wari perezida w'abicanyi muri Sake. Nubu ari ku rutonde rw'abashakishwa, yarabuze, ariko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho nawe azaboneka nk'abandi bose, ajya imbere y'ubutabera aryozwe ibyo yakoze. Ubwo birangije barahunze baragiye, bamaze kugenda arambwira ati dore bene wanyu bageze Kanazi, ngiye kuguhisha, nindamuka mbayeho nanjye uzambabarire nk'imbabazi nkugiriye. Hari abantu bahana igihango atari bya bindi bya nyirarureshwa Moshere, ariko Imana ibifite umugambi kuri icyo gihango. Ntago nari nzi ko ibyo yambwiraga bishoboka. Nakubwiye ngo genda, izi mbabazi nkugiriye nawe uzazingirire nindamuka mbayeho, kuko bene wanyu dore bafashe igihugu. Bidatinze yanshyize mu muringoti, ni imyobo twacukuraga kera ba data, yafataga amazi bateragaho ibyatsi by'amaterasi. Ubwo birangije ashyiramo, ndabyibuka hari mu giti cy'umuvumu mu nsina, arandura ibishyimbo binshyiraho. Njya nkoresha ijambo biterwa naho umuntu aturuka ngo dutsinsi tw'isina n'utujye mu dutoya tuzamuka dukomotse kuri ya nsina bateye imaze gukura. Araturimbura atungerekaho. Arangije impamvu mvuga ngo Imana imuhe umugisha, haleluya, yafashe ishashi kilo cy'isukari, arambwira ngo mu kanwa nihajya hafatana jya unyunyi y'isukari. Nakubwiye ko ari mu bishe umuryango wawe. Arangije yishe mushiki wawe, ndeba n'amaso yanjye. Arangije ikindi yakoze cy'igitangaza, ampereza ibijumba 3
bya maganda bifite ibishishwa muri make. Arangije arambwira ati fata n'iyi voka ujye uryaho. Mu by'ukuri Imana imuha umugisha, n'ibyo yampaye, aca haragenda. Amaze kugenda, igitangaje cyaho ngaho, buriya Yesu ajya agenderera abantu be kandi Uwiteka azi abantu be. Mama nari nzi ko yapfuye kuko yari atwite afite inda ari muri maternity. Naravani bamwiciye muri maternity. Na mushiki wanjye Maria Goreti warahari uwo nguwo wundi wakurikiragaho. Ubwo birangije mbona abantu hungutseho ahantu nari niyishe kuko inkotanyi zari zamaze gufata akarere ka Sake. General Bingira Imana imuha umugisha na General Gashiramanga ubari muri polisi, n'uwo bita Tom Ndahiro Imana ibaha umugisha. Abo ni abayobozi bakuru b'igihugu, Imana ibaha umugisha mu gisirikare, babashije kutubohoza, baciye mu ntara y'Iburasirazuba babohoza abantu interahamwe zari zirigabije cyangwa zari zigaruriye. Ubwo rero bataratugeraho, mama yari yariziritse igitenge, yari yahuriranye inda n'umugongo, yaratarabyara, yabyaye umwana bita Manuel niyo nizera, uriya wiga muri Tanzania. Evangeliste international cyane. Mbaneho no kumuramutsa, Imana imuha umugisha. Uyu munsi bafite amatora agende neza. Ubwo rero igitangaje cy'Imana, mukecuru yahise avuga hari toilette aho ngaho nari nihishe itaruzura bacukuye. Aravuga ngo reka tuyimanukemo tuyishemo kugira ngo interahamwe zasigaye zitazatubona. Ariko tukabona inkota, twumva abantu bavanga izamarere twari tuzi byari byo. Ariko Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa, igihe cyaje kugera mvamo muri wa muringoti dushoramo mama. Buhoro buhoro, ibaze nawe umuntu warokokeye mu mirambo muri maternité kumumanura. Urumva yari umuzimu, niko navuga, mu mbabarire nkoresha iryo jambo. Yari umuzimu muzima, nta kurya nta kunywa. Mbese twamumanuyemo kubera natwe inzara zari zaravuyemo. Nawe urabyumva, imvura y'itumba y'ukwa kane. Buriya nkunda imvura mwene data my friend. Imvura ni iyo imvura yagwerewe moto yanjye nayo ukunisa, ni ukubera imvura. Nicyo kigeranyo mbahaye, si uko nabuze amazi yo kuyoza, ahubwo ni urwibutso. Ndayoza nimva hano ako kara gatambutse kugira ngo mbwire abantu icyo nkundira imvura. Iyo ubonye imvura hari ibihe bibutsa. Kandi koko muri biriya bihe hari uburyo imvura yagwaga, hari imvura ijoro n'ikintu nakwita urufunzo. Ibyo bintu uko ari bitatu. Imana yabiremye ifite umugambi. Haleluya. Nukuri Imana iguha umugisha, Imana yabiremye ifite umugambi. Ndaho ngaho rero mama tumushora muri uwo mwobo, byamunaniye kuvamo. Uwo bita Koloneli Rwagafirita, sinzi nimba yarapfuye cyangwa ariho, yari koloneli wayoboraga ikigo cya Kahuye cy'Irwamagana. Yari umugome kurenza uko byumva, yohereje imbunda iwacu mu karere ka Sake, ubu no murenge wa Sake, aho bita Rukumberi habarizwaga ikawa n'ibigori n'amasaka. Iyo mbunda yari imeze nka biriya bihoro bya kajugujugu, iratsita ibintu byose. Iwacu abatutsi bari batuye ahantu hamwe aho bitaga muri village na Zanovi, barabarimarima, ariko Imana yigufiteho umugambi, isigaza ba Dawidi. Haleluya, amina. Igihe cyaje kugera rero, Rwagafirita caho, inkotanyi zirahagera, baraturokora nk'uko barokoye abandi bose. Bamaze kuturokora batujyana mu kigo cyo bapadiri, hahandi nkubwira biciye mushiki wanjye n'abandi bagenzi banjye bose. Aho ngaho dusubiye inyuma gatoya ku mwobo hariya mushyiramo mama wanyu, mwavuyemo gute? Ni inkotanyi zaje zirabasanga kuri wa mwobo? Nakubeshye rero, aho ngaho mama byaratunaniye kuvamo. Tubona abagore bigendera nabo bari batagangaye babuze icyerekezo, nibo badufashije dukuramo mama. Tumaze kumukuramo turababwira ati rero mwigendere, kuko umwana yavutse 95, mwigendere. Baragenda. None niyo mpamvu natangiye ikiganiro nkubwira ngo, cyangwa ubu buhamya nkubwira ngo, iyo uzaba ukomeye igucisha mu bikomeye kugira nawe uzaba ukomeye. Kuko nari mfite ubwenge. Ibaza umwana w'imyaka 11 ubwo nasatiriye 11, kugira ngo ugire inama nyoko na mushiki wawe ukuruta, umugire inama ngo nimuze tugende, turi kumva urusaku kwa padiri, duhungire hariya ahari haba ari amakiriro yacu. Twaragiye na Mary na mushiki wanjye dufata umuhanda. Mu muhanda cyaharangaga
zari inka ziboroga zari zabuze abashumba bazo, zari imbwa zigenda ku musozi, zari inkongoro zigenda zirya abantu. Turagenda ndavana ikamba mbaye uko biri kose, Uwiteka nimba ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Iyo aturinze tukaba tugejeje aya magingo, Uwiteka abasha kuturengera. Twageze ahantu mu ikorosi, ni kwa se wa parufe abahazi, mu ikorosi usatira kwa padiri no hari bariyeri y'inkotanyi. Tuhasanga abasirikare barebare cyane ariko bambaye imyenda ya madowadowa ya tashitashi, nkoresha iryo jambo benshi barazi imyambaro. Neva yari tashitashi. None umukotanyi abari bayambaye bari mu kigo tugezeho nyirizina ndabikubwira. Ubwo birangije bari bambaye tashitashi, mama agira ubwoba nk'umukecuru mukuru, aravuga ati abasirikare bo kwa Habyarimana bambaraga imyenda ya madowadowa, ariko se ko mbona yari barebare, niba ari inkotanyi ko nta matwi bafite nk'ay'ingurube nta n'umurizo. Urumva ubujiji twari dufite icyo gihe, niyo myumviro n'ibyo bitekerezo leta mbi yari yaradushishikarije ngo inkotanyi zifite amatwi n'imirizo. Ariko ndagira ngo mbwire abatwumva ntimuzongere, kuko Yesu ngo ibya kera byari bishize, ngo byose abihindura bishya. Uwiteka yaratubatuye kandi aduha abayobozi bajijutse. Ndabishima, haleluya, kubumwe. Ndashima Imana rero uko twagiye dusubira inyuma tubikanga abo basirikare, niko badusatiriye bavugaga igiswahili n'icyongereza. Ikinyarwanda ntacyo bari bazi, bakigishijwe nabo bari barokoye mu nkambi twari tugiye dusanga kwa padiri. Twumvamo umwe aravuze ngo twebwe turi inkotanyi, ariko abivuga nk'uko uzi umuganda yakuvuga ikinyarwanda wumva ameze nk'uri gucurika. Aha nibwo abasirikare batubwiye ati turi inkotanyi, batubwiye ko ari inkotanyi. Ubwo turababwira ko nta matwi tubona nk'ay'ingurube, ko tutabona umurizo wayi, kubera iki? Ubwo birangije meri baramubwira ati tuza umuntu bita Rudahangarwa uramuzi. Ubwo bahitaga bakubwira abo barokoye kugira bumve nimba ubaza ari bagenzi bawe, ubashe gusubizwamo imbaraga zo kutagira igishyika, kugira ngo haleluya. Abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Rwanda na leta y'u Rwanda, Imana ibagurira imbago kandi baha umugisha n'uburinzi. Ubwo birangije cyayibayeho ni igiki, bahise badushorera bavuga igiswahili baragenda, bari barebare cyane pe. Turagenda tugezeyo, uwo bita Karitanyi Kamiri yari umushoferi muri ekonomi, Imana imuha umugisha, aracyariho n'ubu n'umushoferi, ariho na n'ubu, haleluya. N'abana benda basuhuje twariganye. Ubwo birangije Kamiri, Imana imuruhuko ridashira, hashize nk'imyaka 3 yitabye Imana azize urupfu rusanzwe, ariko abana be baba mu gihugu cyo muri Amerika. Emile Rudahangarwa ndamusuhuza cyane n'umuryango we, niho bari, niho bagiye, haleluya. Ubwo rero igitangaje cy'Imana twagezeho tubona abantu benshi tutari tuzi yuko abo bantu baboneka. Dushima Imana, mama bamuha inki mukamira, mama rongera abo muntu. Shimye Imana ko muri iyo ndahavuyemo umuhanuzi, haleluya, haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Ni icyayi havuyemo umuhanuzi bita Niyo Nizera Emmanuel, ariwe nababwiraga, wiga mu gihugu cya Tanzania. Ubu ni umukozi w'Imana, n'ibyo yiga n'ibyobokamana. Imana imwaguriye imbago, ndamusuhuje. Nukuri ndashima Imana. Aho ngaho rero muri icyo kigo naje kuba karapu ni nk'umuntu watwaraga amasasu, utwara amasasu utwaje abasirikare. Kuko nari umwana ntago nari mbishoboye, ariko nabikoraga mbikunze, ntago byaraga hato. Wari umusada nanjye natangaga kugira ngo turokore bagenzi bacu bari barazimiye. Ndashima Imana ko nari umwe mu bagendaga imbere abasirikare, kuko batari bazi igihugu cyacu. Nabo kubera leta mbi ya Habyarimana niyo bayoboranaga, bari barabujije amahirwe yo gutaha, bari baravukiye mu mahanga ariko ari abanyarwanda. Ndashima leta y'u Rwanda itwigisha ndi umunyarwanda. Nukuri ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda, haleluya. Ubwire mugenzi wawe ngo ndi umunyarwanda, ariko icyo kintu uracyumva, ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Niyo mpamvu mbwira abantu muri ubu buhamya bwanjye, ubundi ko mu bacu hari aho kazabavana, hari naho kabagejeje ngo tuhamenye. Ndagira ngo mbabwire rero ndi umunyarwanda icyari cyo mu buhamya bwanjye. Muri ndi umunyarwanda ntako mu bacu karimo, ntako mu bacu karareshya gutya, karasa gutya, kavuga gutya, nako kwa kanaka ntikazarukandagiremo. Muri ndi umunyarwanda ibyo ntibibamo.
turi umwe. Haleluya, yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndashima izina ry'Uwiteka Imana rero muri ubu buhamya bwanjye. Ubwo tukigeraho nihuse twaje kuhava abakada bo bitaga abakada batangira kugaba amashami kuko inkotanyi zari zimaze gufata igihugu, abicanyi bahunze bagiye. Ubwo dutangira kujya mu mazu, ibyo twitaga ngo ni ukubohoza, tutangira kujya mu mazu tutubatse kuko ba nyirayo bari bagiye, ariko natwe yacu bari barayashenye. Ubwo abasirikare biyambaje amazu atagira abantu, tuyajyamo baraturinda, Imana ibaha umugisha, dutangira kwinjira mu buzima. Njyewe ntababeshye nari nzi ko nzibera mu gisirikare, nzaba umusirikare nkibanira n'abasirikare. Ntabwo nari nzi ko iyi saha naba ndi muri studio za Jeunesse TV. Haleluya. Ariko ndashima Imana ko ndi muri studio kugira ngo mbwire abantu ubuhamya bwanjye, kugira ngo bugire aho bavana naho bubageza, bugire n'icyo bububakamo. Ubwo nihuse rero igihe cyaje kugera, abantu bongera gusubira mu buzima busanzwe, barahunguka, abakoze ibyaha barirega barababarirwa. Ubwo ndagira ngo nkubwire uko naje kubabarira wa muntu wakoze mu nda umuryango wanjye, kugira ngo tubigendanemo neza, mbagere naho namariye kuba umugabo. Ubundi kubabwira ubuhamya oya, mu yandi magambo reka tubwire abakurikiranye Genesis TV, tuvuge ko iki ni igice cya mbere cy'ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo, ariko nyuma yo kubabarirwa turajya noneho mu gice cya kabiri cy'uburyo Imana iri kugenda yubaka ubuzima bwawe. Amina, amina. Ndumva Imana iguha umugisha. Icyo twakita igice cya mbere cy'ubuhamya.